Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi tuje kubagezaho ibintu bya danje, ibintu birenze, ni ibintu bishobora gutuma amaso yawe yahindutse umutuku yongera gusubira akaba umweru. Ni ukuvuga ngo amaso yawe yabaye umutuku bitewe n'ibintu runaka wagiye ukora, ashobora kongera agasubira umweru akaba nk'amaso y'agahinja. Mbahaye ikaze, njye nitwa Olivier Haririmana cyangwa se Buhuru Boy, wanyita uko ushaka. Abantu benshi nk'uko mubizi bavukana amaso y'umweru bitewe n'imyanzuro bagenda bafata bamaze gukura. Iyo myanzuro niyo igenda yica ubuzima bwabo bugiye butandukanye, tutibagiwe n'amaso. Gutukura amaso akenshi biterwa n'impamvu zitandukanye, kandi bimwe biterwa no guhitamo nabi kw'abantu bagiye batandukanye. Hari byinshi wakora rero ukagarura cyangwa se ukagarukana amaso yawe y'umweru wahoranye, kubera ko buri muntu wese avukana amaso ameze neza y'umweru. Niba uri umukobwa, nagushishikariza kumva iki kiganiro kugeza kirangiye, kubera ko cyagufasha cyane. Abahungu b'iki gihe ntabwo bakunda abakobwa bafite amaso ameze nk'ibishirira. Bimwe mu bintu bikunze gutuma abantu batukura amaso harimo kunywa inzoga zikomeye, kandi ukanywa inzoga nyinshi. Urumuri rukabije rw'izuba narwo ruri mu bintu byatuma amaso yawe atukura. Ikindi kintu harimo kumara igihe kinini ureba muri mudasobwa no kureba mu rumuri rwa telefone cyane. Ushobora kuyarwara ku buryo muganga yakwandikira imiti, cyangwa ugahabwa indorerwamo zigufasha kureba neza no kubungabunga amaso n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyo uzi neza ikintu gitera amaso yawe gutukura, biranakorohera cyane kumenya n'uko wakwirinda ibyo bibazo bituma amaso atukura, kuko benshi hari ubwo bagira ngo mu maso yabo harimo amaraso. Dore bimwe mu bintu wakora twakuzaniye uyu munsi, byatangajwe na Healthline, byagufasha gusubirana amaso yawe y'umweru wahoranye gahoro gahoro. Dore ikintu cya mbere ugomba kwirinda: irinde izuba rikabije. Izuba rikabije rituma umuntu akanyarara mu maso bitewe no kuyananiza ahangana no kureba mu rumuri rwinshi. Abantu bakunze kurwara amaso usanga ari abantu batuye ahantu hashyuha cyane, nk'urugero mu ntara y'Iburasirazuba hano mu Rwanda, nka za Nyagatare, Rwamagana n'ahandi ku isi hatandukanye. Igihe utuye mu duce dushyuha cyane gutyo, ugomba gutekereza ku bintu wakora byunganira imikorere y'amaso yawe, nko kunywa amazi menshi, gukoresha indorerwamo zigabanya urumuri n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko urumuri rukabije rutuma amaso atukura kubera kunanizwa n'urwo rumuri. Ikintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo ayo maso yawe amere neza, ugomba gukoresha amazi y'indabo z'iroza. Ikinyamakuru Healthline cyatangaje ko gutonyangiriza ibitonyanga by'amazi y'indabo z'iroza mu maso bituma amaso yongera
yongera kuba umweru nyuma y'igihe kitarambiranye. Ikintu cya gatatu ugomba gukora, shyira kokombure ku maso mbere yo kuryama. Ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba gutonyangiriza amazi ya kokombure mu maso, ahubwo ufata kokombure ikiri nshyashya ugakatamo uduce tumeze nk'utubiswi tw'utuzero, warangiza ukaryama ureba hejuru, ukarambika agace ku jisho rimwe n'akandi ku jisho rimwe, ubundi ugategereza akanya gatoya. Iki kinyamakuru cyatangaje ko gukata kokombure uduce duto duto ukatwomeka ku maso uhumirije nibura ugomba kubikora iminota 15. Ibyo iyo ubikoze bituma amaso yawe ahinduka umweru, maze wa mutuku wari urimo, wa mutuku wagaragaragamo ukavamo. Ni ikinyarwanda mugomba kubyihanganira. Ikintu cya kane ugomba gukora ni ukuryama igihe gihagije cyangwa se kuryama ku gihe. Kuryama ku gihe bivuze kuryama amasaha ahoraho kandi nibura akaba amasaha 8, ukaruhuka neza cyane. Bamwe bahindaguranya amasaha yo kuryamaho, bityo umubiri wabo ntumenyere kuruhuka, bikaba byatuma umuntu adasinzira neza kubera kutagira isaha yo kuryama bihoraho. Benshi bakwibaza ngo ayo masaha yo kuryamaho ni gute wayabara? Niba uryama saa 4 za nimugoroba ukabyuka saa 12 za mu gitondo, bigira akamenyero kuko nuryama saa 6 z'ijoro ukabyuka isaha ubyukiraho, uzasinzira amasaha make ubyukane umunaniro, ubyuka umutwe n'amaso biri kukurya, maze amaso yangirike kandi ahinduke umutuku. Uri kumva rero, ni byiza ko wajya uryamira ku gihe. Kuruhuka amasaha ahagije bituma amaso yawe adatukura. Ibindi bintu bitukuza amaso harimo kwambara indorerwamo cyangwa se rineti zose ubonye wibwira ko amaso yawe arwaye, aho gupimwa na muganga ngo abe ari we ukwihera cyangwa se abe ari we ukugenera indorerwamo zirimo umuti ukuvura. Kugira ubuzima bwiza rero ni inshingano ya buri wese, ariko kubwangiza nabyo biba amahitamo y'umuntu. Hano twababwiye ko amazi y'iroza asukura imyanda iri mu jisho rikongera kuba umweru mu gihe ijisho ryatukuye. Kandi twababwiye ko kokombure iyo yometse ku jisho ihindura amaso yawe umweru, amaso yawe akamera neza cyane kabisa. Ikindi kintu twababwiye haruguru ni turebe ni ugukoresha. Ikindi kintu twababwiye haruguru ni ugukunda kunywa amazi menshi, kubera ko kunywa amazi menshi bituma umutwe umera neza, kandi kubangamirwa k'umutwe bigira ingaruka ku maso. Ni hahandi uzabona umuntu akubwiye ngo umutwe uri kumurya, nujya kumureba ubone amaso aratukuye. So reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza n'ubuzima bwiza kwanza, cyane cyane wowe wakanze subscribe kugira ngo isaha n'isaha ibyo dushyizeho byose ujya ubibona. Gusa nyine icyo wamenya ni uko hano ariho hantu h'ingenzi hize uzajya ukura amakuru agiye atandukanye avuga ku buzima. Ndabashimiye cyane, njye nari Olivier. Wibuke ukanda aho ngaho hasi handitse subscribe hano kuri Buhuru Boy TV. Thank you kandi ndabakunda cyane bro.